Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza no kubifuriza ibihe byiza, inshuti bavandimwe tubana umunsi ku munsi hano ku Byigisho TV. Mbahaye n'ikaze kandi nanone mu byigisho by'ishuri ry'Uzato, aho tugiye kwigana icyigisho cya gatatu. Twatangiye igitabo gishyashya, igitabo cyo Kuva. Twarebye uko ibintu byari bimeze mu gihugu cya Egiputa igihe Abisirayeli bari mu bunyage. Twarebye igihuru cyaka, igihe Uwiteka yatabaraga Abisirayeli akoresheje Mose. Uyu munsi tugiye ku cyigisho cya gatatu. Mbahaye ikaze muri cyo, ndetse nakiriye n'abo tugiye gufatanya nacyo muri cyo. Ibumoso bwanjye hari Havugimana Leonard, iburyo hari Janvier Ntihanabayo, nabo mbahaye ikaze. Reka mbere yo kugira icyo dukora twiragize Imana mu isengesho dufashwe na Janvier. Senge. Mana nzima, Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko uri Imana ikomeye kandi Imana ihoraho. Ni ukuri tugushimiye ko ubana natwe uko bwije n'uko bukeye, icyubahiro cyawe. Amen. Muri aka kanya ubwoko bwawe buteze amatwi, bwiteguye kukumva. Uwiteka, turabizi ko utadutererana, ugiye kutwohereza Mwuka Muziranenge kugira ngo atwigishe kandi dusobanurire. Reka amagambo yawe ye kuba impfabusa, ahubwo atugire akamaro mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Twabonye byinshi, ndatekereza ko twabonye byinshi ushize ku cyigisho cya Mose, umuhamagaro wa Mose, ukuntu umuhamagaro ushobora guhindura ubuzima cyangwa icyerekezo umuntu yari arimo. Twabonye ndetse n'inzitwa zishobora gutangwa mu gihe Imana yahamagara umuntu, ariko zose nta n'imwe yemewe. Twabonye n'uburyo umuntu ashobora kurangara akagira mistake akora ntoya mu bijyanye n'inshingano yahawe, ibyo nabyo akabahuye n'ibibazo. Twabonye n'umugore w'ubwira Zipora. Utara ko icyigisho gisubiremo, ni icyigisho kigiye kibanziriza iki ngiki gisohoka uyu munsi. Mu nyemerero y'umunsi twigiye ku ngingo ya gatatu ivuga ngo intangiriro iruhije. Ibi ni ijambo riva mu Kinyarwanda, babivuga mu migani myinshi itandukanye. Mu Kinyarwanda bavuga ngo imihini mishyashya itera imibavu, amabavu. Abongereza nabo bakavuga ngo intambwe igihumbi zose zatangiriye ku ntambwe imwe. Bivuze ngo ibintu byose in the beginning cyangwa mu ntangiriro yabyo ni ibintu bigora cyane, kuko iyo nta ntangiriro ihari nta kintu gishobora kuba gihari. But intangiriro iruhije. Ni iyihe ntangiriro tugiye kureba iruhije? Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ati, reka ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo mwumvire ndeka Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Mose wa wundi wacitse guverinoma yari iriho, yongeye guhabwa misiyo yo kugaruka, ngo agaruke muri ya guverinoma, kandi agaruke ataje gusaba imbabazi, ataje no kwima. Niba mu gihe cyo kwa Farawo harabagaho inkiko, ikirego cy'ibyo Mose yakoze cyari kikiri mu nkiko. Nubwo aracemo imyaka 40, uyu munsi mubona ibihugu bikurikirana abantu bakoze ibyaha mu myaka 50 ishize. Ndetse samutemo abantu barapfuye, bigakurikirana abagize umuryango, imitungo igafatirwa, na bene gacozo batakiriho. Nubwo Imana yaramubwiye ko abantu bose bashize bamuhigaga, ariko dosiye y'icyo Mose yari yakoze mu Egiputa cyo guhemuka akaka umunyagihugu akamwaka ubuzima, iriya dosiye ntabwo yari yaribagiranye. Nuko Mose asubira muri Egiputa kwa Farawo, asubira yatajyanye inkuru nziza, agiye kongera kubaka amaboko. Rekura aba bantu bagenda. Abizera benshi batekereza ko igihe umuntu ahisemo gukurikira Yesu aba azagira umunezero, agatera imbere ndetse no kugera ku ntsinzi gusa. Niko tubitekereza igihe tubatse inzira y'Imana, tugiye kugira ahantu ibintu bigiye gusobanuka byose, ntabwo tuzabura urubyaro, ntituzakena, ntituzafungwa, n'uburwayi ntabwo buzongera kubaho. Niko hano batekereza ko yibeguriye Yesu.
nyamara si ngombwa ko buri gihe bigenda uko nguko nk'uko Bibiliya ubwayo bikunze kubigaragaza. Rimwe na rimwe havuka inzitizi ndetse n'ingorane. Ibyo bishobora kuba urucantege, bikaba byatuma havuka n'ibibazo bikomeye bitabonerwa ibisubizo byoroshye buri gihe, cyangwa bisa nk'aho bidafite n'igisubizo na kimwe. Abiringira Imana bazahura n'ibigeragezo byinshi, nyamara iyo twihanganye, Imana itanga ibisubizo mu buryo bwayo ndetse no mu gihe cyayo. Inzira z'Imana zishobora kudahuza n'ibyifuzo byacu ndetse n'uburyo dushaka ko ibintu byihuta, ariko tugomba kwiga kwiringira Imana uko byamera kose. Bityo insanganyamatsiko y'iki cyumweru, Mose n'itegeko ryo kuyobora ubwoko bw'Imana buva muri Egiputa, irasobanutse nk'umuhamagaro undi muntu wese yahabwa. Mu by'ukuri ikubiyemo ibitangaza ndetse n'ibyo Imana ubwayo ivugana na Mose imbonankubone, ndetse n'uburyo yamumenyesheje ibyo yashakaga gukora. None se byari koroha bite iyo Mose aza kumenya ko yahamagawe n'Imana kandi akaba yarahawe inshingano idasanzwe? Izi nshingano Mose ntabwo ari kumukomerera. Ubundi uko Mose Imana yaramwibwiye kandi ngo ubushobozi bwe, iyo ari kutabyizera ntaba yarakomereye nk'uko byamukomereye, icyo gihe byari kumworohera. Mbese si byo koko? Yego nibyo. Niyo mpamvu bana b'Imana, umuhamagaro ndetse n'intangiriro y'ibintu tugiye kureba hano byarakomeye, ariko bikomerera umugambi w'Imana. Tuvuge ngo byakomereye Mose, bikomerera Abisirayeli, bikomerera n'Abanyegiputa, kuko bose bari bafite amakuru make ku batumye. Kuko Mose yaza kumenya umutumye, yari kugenda nta bwoba nta n'igihunga. Abisirayeli baza kumenya ubatumyeho, nabo bari kwizera ko bizagenda neza. Na Farawo yaza kumenya yuko uwo agiye guhangana nawe ari umuntu ugihangana, yari koroshye, ntateze igihugu cyose ingorane. Reka noneho sinafite inyunganizi ngo tujye ku ngingo yo kuwa ikintu navugaho gito ni uko abantu biringira Imana buri gihe ntabwo bahora n'ibintu bishimishije, ariko ikintu gihana ni ukwihangana. Ni ukwihangana ugashikama ku Mana, kuko ibifite igisubizo. Wahera wihanganye akageza imperuka. None hano hari ikindi kintu. None hava ngo kuki abizera benshi batekereza ko igihe umuntu ahisemo gukurikira Yesu aba azagira umunezero, ariko noneho hava ngo hano bakavuga nanone ngo abantu bakurikira Yesu bagira ingorane. Hari igihe bagira ingorane nyinshi batari biteze kugira. Hano ngo Imana, ngo abiringira Imana bazahura n'ibigeragezo byinshi, nyamara iyo twihanganye Imana itanga iki? Itanga ibisubizo mu gihe cyayo. None ngiye nkabaza nti kuki abantu bose ubu ngubu ari abakristo, ubutaka umuntu wese akavuga ati genda umukristo, bavuga ati ngenda senga, ubwo ngo ngenda senga. Mu by'ukuri twibuka n'intangiriro yacu. Intangiriro yacu y'ubukristo, sinzi ukuntu wenda, sinzi niyo mwaravukiye mu madive cyangwa mutaravukiye mu madive, usanga ibintu by'itorero cyane ari ibintu abantu bakunda kujyamo basa nk'abaseta ibirenge, basa nk'abatabishaka, basa nk'ababanje kubirwanya, ugasanga agiyemo rwose, umubajije n'ubuhamya ukuntu yagiye muri iryo torero, usanga ari ibintu atabasha gusobanura. Nakurikiye kanaka, umunsi umwe nasaza bagenda gutya bigisha gutya njyamo. Ariko mu by'ukuri icyo ndashaka kuvuga hano ni iyihe mpamvu abantu ubu ngubu barimo kurwanira ubukristo cyane kugira ngo babwinjiremo, kandi rimwe na rimwe bubyaha buba burimo n'ingorane nyinshi. Ese abantu barimo uko bazana bose babaye abakristo bamaze kubona ko harimo ingorane, cyangwa bamaze kubona ko harimo ibyiza birimo bakurikiye? Gende tugira ngo tuganire kuri icyo kintu twumve neza, kuko nta muntu n'umwe utari umukristo. Abakristo bamaze kuba benshi cyane. Mbese ni ukubera ko hari ibintu byiza byabonetsemo, cyangwa ni uko bishimira guhura n'izo ngorane bagiye guhura nazo zirimo hano turimo kureba, nubwo wenda nyuma yaho hari ibyiza byazo, hari ibyiza Imana ibiteganyiriza abantu. Mudusubize ahantu tumenye iki kintu ko nikiye mpamvu, niye mpamvu nyamukuru. Nyeka ko ubusanzwe ntabwo iyo umuntu yarazi ibintu azahurira nabyo imbere, ntabwo yakagenza uko abonye. Ariko nanone kwitwa umukristo ntabwo bihagije.
izirimo kwitwa umukristo ntabwo byonyine bihagije. Turimo kugendana ahubwo niki cyatumye mbese uwo Kristo atuye muri wowe. Iyo atuye muri wowe rero uburu uwa Kristo na Kristo uruwe mwese nyine uri umukristo. Bivuze ngo yaba intambara yaba ibyago yaba iki ugomba kubica kuko twiga uburyo Yesu yagenze, tukiga uburyo uko yababajwe, kandi yavuze ngo uko bagize gutya jewe namwe uko niko bazagira bazabagenza. Iki kibazo nyibajije nzi ko nyine n'ubundi kigomba kuba kiruhije ariko kinagoye, ariko ubukristo turimo ni ubukristo buri business, ni ubukristo bwo gushaka uburyo umuntu abaho, sibyo? Ntabwo ari ubukristo bwizera ko tuzabona ingorane. Uzabona ko umuntu yenda yabaye pasiteri yabaye n'uyu mu mwanya yatangira ashima ati Imana yampaye iki, yampaye akamodoka, Imana yampaye akazu, urumva? Ariko hano Imana yahamagaye Mose, umuntu ufite umuhamagaro. Mose cyangwa se bakurambere bacu bambere mu by'umwuka, Imana babanzaga guseta indege uko babona ko ihari n'ingorane kugenda kubwira abantu batumva mu bwoko bwabo. Reba ba Yeremiya, reba ba Yesaya, reba n'abandi, sibyo? Bagendaga babona ko umurimo bagiye gukora ari umurimo w'ingorane, ni umurimo w'umuhamagaro. Burya umuntu wahamagawe n'umuntu wagiye mu murimo runaka afite ikintu agiye gukurikiraho kizamuheshaho mu buryo buzima, ntabwo baba barangamiye icyerekezo kimwe, kandi umuhamagaro wabo ntabwo bari umwe. Hano rero ni ikintu gikomeye cyane kuko Mose we yarahamagawe kongera gusubira ahandi hantu kugira ngo ajye kureba, ajye gukura ubwoko bw'Imana mu Egiputa. Yari afite umuhamagaro w'Imana, kandi uwo muhamagaro wari ugomba kuzamo ingorane kuko icyo yari agiye gukora cyari ikintu kiruhije cyane. Umva twakomeza kuri iyi ngingo. Murakoze. Tugarukaho icyo turimo tureba intangiriro iruhije, Uwiteka ninde? Ninyo tugiye kureba Uwiteka ninde. Akurikije amabwiriza yari yahawe n'Imana, Mose yagiye kwa Farawo gutangiza igikorwa yari yahawe cyo gukura abana ba Isirayeli muri Egiputa, nk'uko tubisanga muri Ukuva 3:10. Ageze kwa Farawo agiye kureba abana ba Isirayeli, hari ibibazo yahuye nabyo. Mose yaravuze, umva amagambo Mose yavuze. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana ba Isirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze iminsi mikuru mu butayu. Farawo arasubiza ati, Uwiteka ninde ngo mwumvire? Ndeka Abisirayeli. Sinzi Uwiteka kandi ntabwo nzarekura Abisirayeli. Nababwiye ngo igihe kinini kuba utamenya Imana ibintu bifata intera bitagakwiye kubaho. None Uwiteka muremyi w'isi n'ijuru waremye Farawo n'abakurima, aravuze ngo ukora ibi ngibi. Uwiteka ninde? Ntabwo muzi kandi ntabyo nzakora. Farawo yarabajije ati Uwiteka ninde? Icyo kibazo yakibajije adafite icyifuzo cyo kumenya, ahubwo cyari igikorwa cyo gusuzugura ndetse no guhakana ko iyo Mana yavugaga atayizi. Farawo yaravuze asa n'uwishongora ati sinzi Uwiteka. Mbese mu mateka ni abantu bangahe bavuze batyo? Mbega uburyo ibyo bibabaje, kuko nk'uko Yesu ubwe yavuze ati ubu ni ubugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana yonyine y'ukuri, bakamenya nuko ari wowe wantumye ko ari wowe Kristo. Hano kutamenya Imana, kutamenya Uwiteka bihwanye no kutabaho. Igihe Farawo yavuga ngo Uwiteka ninde ko ntamuzi, Uwiteka ko namuzi, icyaje kijya mu mutwe w'Imana nuko Farawo atazarokoka. Umutima we wamaze kwinangira kuko hano yaravuze ngo Uwiteka samuza atabwa ashaka kumusobanukirwa, ahubwo ngo ari uko adashaka kubisobanukirwa ko Farawo umwami twayibonye yagomba kubaza amateka ya Yosefu, iby'Imana ya Isirayeli, akamenya n'ukuntu abo bantu bageze muri Isirayeli. Egiputa na Farawo nk'umwami wayo ni ikimenyetso cy'imbaraga ihakana kubaho kw'Imana n'ubushobozi bwayo. Ni ubutware buhagaze mu ruhande rurwanya Imana, ijambo ryayo n'ubwoko bwayo. In short, Egiputa cyangwa Farawo bihagarariye uyu munsi abantu bose batifuza kumenya imbaraga y'Imana ikiza, ikora ibitangaza kandi ibindi basanga ngo nimukore ibingibi. Amagambo Farawo yakurikijeho ubwo yavugaga ati ntabwo narekura Abisirayeli
abisirayeli arushaho kugaragaza uko kwigomeka ku Mana ihoraho. Icyo nacyo kikaba ari ikindi kintu gituma Egiputa iba ikimenyetso cyo kudahakana Imana gusa, ahubwo ikimenyetso cy'ubwami burwanya Imana. Nta gitangaje kuba na nyuma y'imyaka ibihumbi yakurikiyeho abantu benshi barabonye imyitwarire nk'iyi mu mpinduramatwara y'Ubufaransa. Murabyibuka ibyabaye mu gihe cy'Ubufaransa cy'impindura mu Bufaransa before muri mwaka 500 ko Ubufaransa bavuga ngo ntituzi Imana, dushaka no kuyigenderamo, ubu tuzaranya ikigirwamana bitekerezo cyitwa Tereza. So mu bihugu byose bivugwa mu mateka ya Bibiliya, nta gihugu cyageze ku rwego aya magambo bikomeye rwo guhakana kubaho kw'Imana nzima nka Misiri kandi kikarwanya amabwiriza yayo. Nta mwami watinyutse kwigomeka ku butegetsi bw'ijuru ku mugaragaro nk'umwami wa Egiputa. Igihe Mose yamuzaniraga ubutumwa mu izina ry'Uwiteka, Farawo yasubizanyije ubwibone ati Uwiteka ninde ngo mwumvire? Ndeka Abisirayeli, sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Ibi ni uguhakana Imana, kandi igihugu kigereranywa na Egiputa nacyo cyagombaga guhakana iby'Imana ihoraho itegeka, kandi kikagaragaza umwuka nk'uwo wo kutizera no kwigomeka. Umuntu aramutse akoje ati uzi Uwiteka, wamusubiza iki? Niba igisubizo cyawe ari yego, wavuga ko Uwiteka ari nde kandi kuki? Hano mutema bafata ijambo Farawo n'igihugu ni ishusho ngari igaragara y'abantu bose barwanya Imana, bakarwanya ibyo ivuga, bakarwanya no gukomera kwayo. Hano baturutse Ubufaransa nabo bigiye kirenge muri byo, haciye imyaka 200 usogongera ku ngaruka zabwo, fresh evolution irazamuka. So uyu munsi murabure komera tuzamye ku page y'155 ngo hari ikindi gihugu n'icyo ngo Uwiteka ninde? Sinzakora iki ngiki. Uwiteka ngo munyura hano cyo kinyura hangaha. Hari ubundi bubasha umunsi, ububasha bwatangiye mu mitima y'abantu buragenda bwikirana kubaka imbaraga yo kurwanya Imana. Bantu b'Imana, twebwe turano umunsi hano bari kuri rubuga, Uwiteka tumuzi gute? Tumuzi biki? Bahisha reka banze ubundi ureba ziranwa Aaron na Mose bari bagiye gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Ubwoko bwakoraga imirimo ikomeye cyane muri cya gihugu. Buragenda, Aaron na Mose baragenda, hanyuma bajya imbere y'Umwana bavuga ati reka ubwoko bw'Imana bajye hehe? Mu butayu gusenga. Hanyuma hano bavuze neza, ntabwo umwami yavuze ari amagambo, ntabwo yavuze ku neza, ahubwo yarishongwe mu rwego hejuru. Niba yicaye sinzi niba yarahagaze, ariko ibyo byose bivuze yavugaga uburakari, avuga ati Uwiteka ngo ninde? Ko ari ngewe Imana nyine, ngewe Farawo nkaba iryo zina ryanjye ndi Imana, ndakamana ka Misiri, iyo Mana mumbwira Uwiteka niki? Uwiteka ninde? Mbese ko namuzi sinore abo bantu rero ntabwo njye nubwo ndi barekure yishongora ku Mana cyane. Abantu bagiye bishongora ku Mana cyane, na Nebukadinezari byambaye yishongeye ku Mana. Ibyo byambayeho turabizi byose. Hanyuma noneho tubigiranye n'uyu munsi, abantu barwanya Imana uko bwije no bukeye, biciye hehe? Kuyirwanya nta kindi ni ukunyuranya n'ibyo yavuze. Ibyo dukora, ibyo tuvuga bigaragaza neza yuko turwanya Imana mu mibereho yacu. Ntabwo kurwanya Imana no guhagarara ukabwira abantu, ariko imirimo yawe ukora, ibyo ugenderamo, niba Imana avuga ati mugomba guca ahangaha n'uhari, umenye ko uri kurwanya Imana. Murari iki kibazo Uwiteka ninde? Ntabwo kibazwa Farawo gusa. Mutinda kwikira baje cyanyuma abantu bakoje ngo uyu munsi wowe Imana ibya Farawo twabirenze, tuzi uyu munsi murakoze ngo Imana urayizi. Uko musubiza ngo yego, wowe Imana uyizi gute?
hano kiracyari muri cya kibazo. Iki kibazo ntabwo ari ikibazo kibazwa Farawo gusa cyangwa ikibazo kirabazwa umuntu wese no ku isi arabazwa ngo Uwiteka ninde. Muzi gute wowe? Yewe rero narajya kuri iki kintu, narajya kwikireka mbasomere iri somo ku buryo abantu bazi Uwiteka ariko bagasa nkaho babirengagiza. Ni Abaroma igice cyabo cya mbere umurongo waho wa 20. Kuko ibitaboneka byayo nibyo ububasha bwayo buhoraho, ubumana bwayo bigaragazwa neza uhereye kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo hatagira icyo kwiregura. Kuko ubwo bamenye Imana batayibareje nk'Imana haba no kuyishima, ahubwo bahindutse abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima, bise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babihinduramo ibishushanyo by'abantu bapfa n'ibiguruka mu kirere n'ibigeza amaguru. Icyo nashaka kuvuga hano, umva, waba usoma Bibiliya waba utayisoma, waba uri umuntu ugenda udashaka no kubyumva, ariko Imana irayizi. Kuko ibitaboneka byayo kuba byonyine ubuzima bwawe bwa buri munsi, sibyo? Waba usenga cyangwa udasenga ugaragaza Imana. Gusa ikintu Farawo yakoraga, ikiriya gihugu cya Egiputa bavuga ngo ni igihugu cyabanje kwemera Imana ku bwa Yosefu, ariko kirwanya Imana cyane. Mu gihe cya Yosefu rero Egiputa yari ihagarariye Imana, ko Imana abantu bose bazaga mu Egiputa. Ariko nyuma yo kwibagiza amateka ya Egiputa, Farawo yahindutse umukozi wa Satani, na Egiputa ihinduka umudugudu wa Satani. Ibyo rero ntabwo tubikura kwa Farawo ngo turekere kwa Farawo, ahubwo tubizane. Kuri iki kibazo rero umuntu aramutse akubajije ati Uwiteka wamusubiza iki? Ni ikihe gisubizo cyawe? Yego, wavuga ko Uwiteka ari inde kandi kuki? Daniel, uretse kwiyobagiza cyangwa kwirindagiza, buri muntu wese mu buzima bwa buri munsi, sibyo? Cyane cyane Bibiliya yavuze ngo abahinzi bizera ko Imana ibaho. Afata igiga y'umwumbati akagenda akayitera, agataha avuga ati mu nyuma y'imyaka bizajya gusarurwa. Ibishyimbo agatera ingiga nyuma agavuga ati bizajya gusarurwa. Ubwo byonyine icyo gitabo cy'ibyaremwe bwaje cyonyine utiri usoma na Bibiliya, sibyo? Ntabwo ari ngombwa kugira ngo usome Bibiliya. Igitabo cy'ibyaremwe byonyine kirakwigisha Imana iyo ari cyo, kandi ubuzima bwawe bwa buri munsi bukwigisha Imana iyo ari cyo. Uwiteka nanjye hari icyo ngendeye ku buzima bwanjye, ngendeye kuko umuntu abayeho, navuga ngo Uwiteka ashobora byose, niwe mugenga wa byose, ni Imana yahoze kandi izahoraho, ni umuremyi wa byose. Hanyuma tutagiye kure, iyo umuntu abyutse iyo aryamye akabyuka, ukabyuka ukabona ukuntu abantu batambuka bagenda, hari imbaraga zifite ziba zigenga ibintu byose. Jambo muri yakandi kamwe ngo igishoro cya mbere ntabwo ari amafaranga ufite kuvuga, igishoro cya mbere ni umwuka. Sibyo, ni umwuka guhumeka, ntabwo icyo gishoro Imana iguhaye cyane. Ntabwo ufitikanye rero, ntabwo ari kure cyane Imana ngo iri hejuru mu ijuru, ahubwo ntahangahira itubamo kandi hafi yacu. Hano ikindi, Mose igihe Uwiteka amwibwiraga, Aburahamu ngo bari barabwiye amazina y'uko ari Uwiteka, n'Abadamu n'abantu ngo babe batasobanukirwa Uwiteka icyo ari cyo. N'uyu munsi abantu bazi ko Imana iriho, yeza imyaka, irashisha izuba, igusha imvura, ikiza indwara, ariko umuntu ubisobanukiwe ni umuntu wahuye n'Uwiteka imbonankubone, nk'uko Mose yihuriye nayo imbonankubone. Umuntu wahuye n'Uwiteka akamusobanukirwa ni umuntu wahuye n'Uwiteka nk'uko Farawo bihuriye imbonankubone. So abo nibo bashaka gusobanura ngo Uwiteka ni uyu nguyu. Impamvu abantu dushaka gusobanura iby'Uwiteka, dushobora kuba twahura ngo twarahuye, twakize indwara, twavuye mu bibazo byinshi cyane, ari we ubikoze, intangiriro yo ibiruhije. Usoza aho ngaho, hano baratubaza ikibazo cy'umuntu ku giti cye, ni ubuzima bwawe ku giti cyawe, uburyo wahuye n'iki? Intangiriro ibiruhije igihe cyose, nubwo kuvana mbere hose Mose ashobora kuba yaramenye ko inshingano Uwiteka yari yamuhaye itazoroha, akaba ariyo mpamvu yagerageje no kuyihunga. Ashobora kuba atarazi uko bizagenda. Yes, nubwo ntiyari azi urwego bizakomeraho ngo bigereho. Iyo usomye mu kuva 5 igice 5 hari titere itubwira mu kuva mu kuva igice cya 5:21
tubwira ngo 21 baramubwira bati Uwiteka titere yaho ushaka kuva 5 titere yaho avuga ngo Farawo abwiriza uburetwa bw'Abayisiraheli bagaye Mose na Aroni. Mose akagira Uwiteka. Hari igitekerezo gihari igihe Farawo yajyaga igihe Mose na Aroni bajyaga kwa Farawo habonye ibyo yabwiye n'ibyo Farawo yasubije ngo Farawo yase bati mwabanebwe mwe mwabintu bitumva mwari kimwe noneho babakubi ni nyoroshyo bajyaga bashyiramo ivanweho noneho abantu bise barakandamizwa cyane barakandamizwa noneho ukanwa kwabo kubatera no burakari bajya kwa Mose na Aroni ati Imana babaza gahinda mu biteye kubera yuko mbere Yesu kwaruhaga ariko ntigeze kuri iyi ntera mbere yuko kujya kwa Farawo Mose na Aroni babanje guhamagara abakuru ndetse n'abiseri bababwira amagambo y'Imana babereka n'ibimenyetso by'Imana byabanje gutuma abiseri bizera ko Uwiteka azabakura mu bubata kubw'ibyo baramye Uwiteka abiseri bashima Imana yo Imana ibatabaye mu gisanga mu gice cya 4 mu by'ukuri icyizere cyari cyinshi noneho Uwiteka yaragiye gukura ubwoko bw'Abaheburayo mu bubata Mose yagiye imbere y'umwami w'Egiputa ajyanywe no kumubwira iby'Imana yategetse maze ibintu birushaho kuba bibi mu Bisirayeli umubabaro wabo uriyongera maze uburetwa bakoreshwaga buri munsi burushaho kubaremerera bashinjwaga kuba abanebwe barushaho gufatwa nabi kandi imirimo bakoreshwaga irushaho kubaremerera kurusha uko yari isanzwe abayobozi babo ntabwo bari banezerewe maze bituma bahangana na Mose ndetse na Aroni kandi nk'uko tuzabibona ibyo byaje guteguza amakimbirane Mose yajyaga kuzagirana nabo urugendo rwabo rwo kuza Egiputa hano mu kuva igice cya 5:21 handitswe ngo barababwira bati Uwiteka abareba bacira urubanza kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka mukabaha inkota yo kutwica. Hano amagambo bari abagabo Aroni na Mose babwiye Farawo nta kintu yamuhinduyeho yakomeje kwinangira umutima ahubwo kugira ngo abarekure ahubwo atanga itegeko yuko imirimo bakoraga amatafari babumbaga aba menshi kurushaho kandi noneho niba baha ibikoresho byo kuyabumba bavuze ngo inganangano sinzi ntabwo ariko niba ari ibitaka ingano ibyatsi babumbishaga buri muntu wese agiye yishakira inganangano abizane abumba amatafari kandi noneho umubare n'ugira ute ntugabanywe ugomeze kuba wundi kandi bishakira iki bishakira no kuvuga ngo aho kugira ngo baduhorerwe bashyizwe bakoreshejwe buretwa burenze kwemera ntabwo ari ikintu gikomeye kubona impamvu yabateye kurakarira Mose n'ababyo urabona spoke bari bababaye ovete ariko ibintu byongereyeho ni byari birenze ku mutwaro bashoboye kwikorera basi amatafari yabo yarikubye mbega imiruho yabo yagiye yikuba barambwiye ntabwo ari ikintu cyo gikora ku barakariye Mose baramubwiye bati Uwiteka arebe abacira urubanza batekereje ko Mose yaje kubabohora ingoyi y'Abanyegiputa ataje gutuma ubuzima bwabo burushaho kumererwa n'uburetwa bw'Abanyegiputa batekereje ko icyazanye Mose kwari kongera kubonera imibabaro bityo uretse guhangana n'Abanyegiputa Mose na Aroni bagombaga no kuganira na bene wabo hano ni ubuhe buryo bwiza wowe n'abandi mushobora kuganira n'abayobozi b'itorero iyo hari kutumvikana nk'uko byagenze kino gihe hano reka tujye kuvugaho kino kintu ndatekereza muri Afurika igihugu cyumva neza muri Afurika habayeho ibintu byiswe decolonization byo kwivana ku ngoyi y'abazungu kugira ngo nabo bagire umudendezo bibohora nureba amakuru y'abantu bose batangije no bintu bahuye n'akaga
turafite haba muri Kongo, turafite ba Moise Tsombe, dufite ba Savimbi, dufite ba Mandela, turafite na ba Rukara rwa Bishingwe bose barahari. So aba bantu ni abantu bashyize ubuzima bwabo muri risike, ariko si ubanyuze ubwo bari muri risike, ahubwo iyo bazanaga ikibazo cyo kuvuga ngo noneho ibi turabyanze. Tuvuge nko kuri Rukara rwa Bishingwe w'iwacu. Rukara rwa Bishingwe amaze kwica umuzungu, umuntu wese uwaba mu bwoko bwabo wese yabigendeyemo. Baramurashe. Wese ababe mu butwari barirukanwe, abatarirukanwe barishwe kubera yuko ngo abazungu bari bubahutswe. So noneho gukubahuka Farawo kwa Mose birasa nkaho Mose yarakoze inzoka mu jisho cyangwa akoje hagati mu munozi. Ariko nanone nubwo ibi bintu ushaka kwa umuntu wese, reka bagaze ikindi, uyu munsi ushobora gutangiza impinduramatwara mu itorero kandi azakerewe. Tuve mu bya politiki na politiki n'ibyacu, ahubwo tuze mu by'itorero. Reba Martin Luther watangije ubugorozi, byamugendekeye niwe watangije ibyo bintu. Nyuma y'imyaka y'umwijima hari abavodo n'iki, ariko aba Martin bose na Martin Luther barahizwe baracibwa intangiriro ibigoye cyane. So tujye kuri ba hose, ariko iyo abo bantu badatangira, uyu munsi Amerika nta yibihari, ndetse uyu munsi urwego ivuga ko rigezeho ntibari hari. So bityo hano ikintu cyo kuganira dukwiye kureba, yes gutangira biragoye, ndetse no gutangira bigoye Janvier bituma abantu benshi batinya kwishora mu bintu bijya kure cyane. Ikintu cyose cyitwa impinduramatwara kiba kigoranye, haba mu bya politike, haba mu by'umwuka, byose bigoranye. Kuko hari igihe abantu bageraho ubuzima babayeho bakishimira ububata, bakishimira uburyo bayobowe, bakwishimira ingorane n'imvune, bakabona ko ubuzima butazavaho burangiye. Kandi ababayoboye nabo haba mu by'amwuka cyangwa mu bya politiki bakabona ko bamaze gufatisha icyo gika rwose batazava aho ngaho. Farawo yaravuga ati imyaka 400 irashize, 430, nta muntu wigeze amvuguruza cyangwa agavuguruze abona abanjirije. Kuki abo bantu nabarekurani? Kandi abo bantu ubwabo ntibarirema nk'umuntu ngaze afite ubwete turashaka gutaha. Wowe uraje sibyo, uraza uri mu nzu ati uraturagenda gute. Ibi rero ni ibintu bizatera akaga cyane, kandi bitera akaga cyane abantu bose batangiza impinduramatwara, haba mu bya politiki, haba mu bya mwuka, bagiye bahura n'ingorane. Kuko buriya politiki nayo ntukayijyana kure, kuko politiki n'ubundi ibiriya ni umurongo Imana yashyizeho, sibyo? Na leta n'umurongo Imana yashyizeho, politiki n'umurongo Imana yashyizeho, ni n'umuryango. Ni buriya hari imirongo igeze kuri 3, imiyoborere 3. Hari imiyoborere y'umuryango, hari idini, hari na politiki, sibyo? Ni imirongo Imana ikoreramo, sibyo? Ntugire ngo Imana ishobora no gutangiza politiki mu bya ipurusha gutangiza politiki igira ngo ibyamwuka aho ngaho bizamuke. Arabyumva neza. Ariko ntajya kure cyane, agiye kwibana kuri ibyo bintu. Hano ndashaka kugira ngo ngende bihuze n'icyo bita ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, sibyo? Kugira ngo turebe ko igihe ubu amadini yose abantu bose basenga bari mu kintu gisa nkaho ari umunyenga, bamaze kwemeranwaho n'abayobozi babo, bamaze kwemeranwaho n'amareta bayoboye, sibyo? Nta vuguruzanya, leta ntivuguruza idini, idini nayo ntivuguruza iki. Hagize umuntu uza arihindura amatwara mu bintu yagira gute? Yahano. Urabyumva neza? Hano rero hagomba kubwiriza ubutumwa bw'abamarayika. Burya ntabwo tugomba kwita ngo twirinde mu mateka ya Farawo na Mose twibagizwa ubutumwa bw'abamarayika batatu, kandi twibagizwa ubutumwa buri aha ngaha. Kuko muri Yohana mu byanditswe cyaho cya 18 abati bwoko bwanjye igihe ubutumwa buzabwirizwa Satani azarakara, igihe azahaguruka abagabo n'abagore bafite imbaraga bameze nka mw'itorero rya mbere rya Efeso cyangwa se abayobozi batubanjirije, Satani azarakara, sibyo? Nk'uko Farawo yagize gute? Yarakaye. Kandi bamwe badashaka kuva mu rwata nabo bazavuga bati ni iki niye mpamvu mutuma mudushyira mu kaga, mudushyira mu kaga ko twari twimereye neza. Kandi abantu bazabanza kurakara ni abantu babonagamo inyungu zifatika, sibyo? Kandi bemeye n'ubwo rwanda. Hano rero mu by'ukuri ntabwo twakwibanda ku gicago intangiragoye. Intangiro yose izagorana kandi izasiga iki? Isiga indembe n'abantu bapfa. Hano nubwo intangiro igoye,
ariko itanga umusaruro mwiza. Ari abarwaniye ubukoroni bakawurwanya batumye abantu babohoka. Ari Farawo wahuye n'indwara z'Egiputa bacyuye ubwoko bwa Isirayeli burataha. So ntitwatinya no kuba kurangira igoye twinjire twihangaje Uwiteka azabana natwe. Ngenga ya mbere ni na mbere ngenga arayizi. Ngenga urazizi nizihe ngenga? Ni Ikinyarwanda icyo ngicyo. Ngenga nizihe? Ikinyarwanda hari nanjye ni ibintu bijyanye n'uvuga umuntu umwe. Nizingahe? Ntabwo mbyibuka. Ngenga yonze ni na njyewe no bayavuga ngo muba mu mirima kibinini dukatukuha sinzi kigiye ngenga Nintera zibyara ngenga utagurije umusaza nintera zibyara ngenga so ngenga ya mbere na nge nzi ni okay hano iyi ngenga tugiye kureba n ikintu kirimo ni ingenga irimo isobanura aho Imana irimo yivuga kugira ngo bitewe n'uko amasaha amaze kuducika Imana ntizongera kuvuga gusa none cyagiye bisema gutonganya Mose nubwo tubona mu gice 5 cyangwa na 22 batonganyije Mose yagiye imbere y'Uwiteka none kure ibintu bibaye abiseye uragenda gute kure ibintu utumye bwigenda iki cyatumye bwabo kubwiwe iki cyatumye nyohereza Imana bwati wewe ubu ngubu nona ubisoma bisome muri kuva 5:2 ageze 6:8 Imana ntizongera kuvuga gusa kuva icyo gihe Mose yasenga ahubwo igiye gukoresha ububasha bwayo itabara ubwoko bwayo yibukije Mose zimwe mu ngingo nke z'ingenzi ingingo z'ingenzi amwibukije tugiye kuri yani icyambere Mose ngiye gukora ngo ndi Uwiteka icya kabiri nabonekeye abakurambere ubyibuke nakomeje isezerano ryanjye nabo iya nyuma nabasezeraniye ko nzabaha igihugu cya Kanani none kandi nginga ya nyuma numvise iminiho y'Abisirayeli kandi nibutse isezerano ryanjye nzabaha igihugu cy'isezerano izi ngingo tuzibuke ndi Uwiteka nakoze ibingibi nasezeranye gukora ibingibi nasezeranye nzabatura imitwaro nzabakura mu buretwa nzabacungura nzabana mube ubwoko hano Uwiteka utasezerana ibyo bikorwa by'Imana uko ari bine bire mu mutima ubwoko bwayo bikongera no gushimangira umubano bafitanye n'Imana ubwayo Imana niyikora ibyo bikorwa byose ikabikora Abisirayeli bakaba ari abakorerwa ibyo bikorwa Abisirayeli Yesu uburetwa buragoye abadukurikiye ibintu biragoye ariko mwebwe nimusenge mwizere muri bitangaza Uwiteka agiye gukora muri mwebwe nabahe bantu bandi batakiye Imana bayibwira ibibazo byabo bafite impamvu yumvikana ituma babikora no kubera icyo ari ngombwa ko rimwe na rimwe biba ngombwa ko dusuka amaganya yacu imbere y'Imana none se no kubera iki ntabwo ari rimwe ahubwo buri gihe tuyikoreza amaganya yacu yose kuko ariyo yita kuri hano ikigaragara ni ikigo cy'Imana ivuga ngo nzabakorera ibingibi nzabakorera ibingibi igihe rero Mose yasubira kubwira kwa Farawo Imana imaze kumubwira rya jambo haje ijambo rivuga ngo iminwa itakebwe Mose yasubiye kwa Farawo Uwiteka ngo ni ngewe wakoze ibintu nge ngabire y'ubuki mu by'ukuri nge ngabire y'ubuki wiye y'umugisha ni twebwe ariko Imana ni nge mu by'ukuri Uwiteka Imana yari yarahaye Mose amasezerano akomeye ku buryo yari agiye kuzakora nubwo yari guhura no gushobora kuba nubwo uko guhura gushobora kuba kwarateye Mose ubutwari ahari ubwo butwari bwe twavuga ko bwari ubw'igihe gito bitewe n'igisubizo byaragiye kubona giturutse muri bene wabo urabyibuka cyagiye ushize asumye hano ngo Mose abwira Abisirayeli ibyo maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro mu mitima yabo
atewe n'uburetwa n'agahato. Mose mbwe Uwiteka avuze ase garanze. Uwiteka abwira ati jya kwa Farawo umwami wa Egiputa umubwire akundira Abisirayeli bave mu gihugu cye. Mose avuga imbere y'Uwiteka ati dore Abisirayeli ntibanyumvira, none Farawo azanyumvira ate kuko iminwa yanjye yanduye nk'imibiri itakebwe. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati abatuma ku Bisirayeli no kuri Farawo umwami wa Egiputa ngo bakura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. So hano cy'Uwiteka akwandika iki? Mose yasubijweyo, Abaheburayo bari barashenguye imitima n'agahinda n'umubabaro n'imirimo y'agahato ku buryo batumvaga ibyo Mose yari kuvuga. Ariko nyamara ninde muri bo utari warigeze agera mu bihe nk'ibyo? Ninde mu gihe kimwe cyangwa mu kindi gihe wari warigeze agera aho yumva yihebye, kubura icyo yari yiteze, kuzinukwa imibereho yaho ndetse no kumva ko yaretswe n'Imana? Ibuka igitekerezo cyayo ndetse wibuke n'umugore azaboneka muri Zaburi ya 30. Binyuze mu magambo yera, Imana yahamije ubwoko bwayo ko iri kumwe nabo, haba muri Yesaya 41 na Matayo 28. Iri kumwe nabo kwiziteka ryo ibaha amahoro yayo, ibahumuriza kandi ikabakomeza mu bibarushya mu mibereho yabo. Imiterere y'isezerano nzabana mube ubwoko bwanjye nanjye mbabere Imana, igaragaza umushyikirano wimbitse Uwiteka Imana yashakaga kugirana n'abantu. Tekereza ibigize iyi nteruro: nzababana mu bwoko bwanjye nanjye mbabere Imana. Nubwo ibyo byari bifite abo bibwirwa, by'umwihariko ni mu buhe buryo ibyo bibwirwa n'undi uri wese muri twe, kandi ni mu buhe buryo umushyikirano wacu imibereho yacu ya buri munsi. Nakakinyunganizi ngufiya yabonye kuri ngingo. Nubwo Egiputa ikajije umurego, yego, kandi amatafari yongereye, ndetse n'uburetwa ukaje umurego, ntabwo dukwiye gutinya. Yego. Mu Filipi 4:6-7 hatubwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira, aho ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu ayamenya azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Nawe kuri ingenga ya mbere nduganira akantu gato ko Mose Imana yaramutumye aragaruka avuga ati ari mu cyera gati Imana yantumye, Farawo nawe ntabyumva, Abisirayeli nabo nagira gute n'ubandakariye. N'amagambo Yeremiya ati ariko Uwiteka waracutse nemera gushuka muri Yeremiya 19 Uwiteka wabereye mu ijuru, yende hano ku isi waracutse nemera gushuka bagiye kwicaza mbaye igishungero tusimbuka aho ngaho tugari kuri iyi ngo Imana kuri Farawo. Hano bagaragaje, hano bavuze abandi magambo usorejeho. Nubwo ibyo byari bifite ibyo bibwira mu by'umwihariko, ni mu buhe buryo ibyo byabwirwa n'undi uwo ari we wese muri twe? Ni mu buhe buryo umushyikirano waba iwacu mu mibereho yacu ya buri munsi? Hano mu by'ukuri, hano barimo kutwereka ibintu bishobora kuba ubuzima bwacu nabwo dushobora kujya impaka n'ibintu by'Imana, cyangwa se guhitamo kwacu gusa nkaho kwivuguruza kutarajya mbere mu gufata icyemezo. Ni mu buhe buryo ibyo bintu nawe byaba byarakubayeho, cyangwa ibyo uyumvamo iyo uhamagawe n'Imana, cyangwa se y'Imana ugeze ahantu ibibazo abantu ntibakumve kandi ufite ubutumwa ugomba kubabwira, cyangwa ufite inshingano y'ibyiza ugomba kubagezaho? Kuko uyu Mose yaraza nk'uhagaze yabuze icyerekezo. Nk'Imana kuri Farawo. Uwiteka nyuma y'aho Mose agira ubwoba, Abisirayeli bari kunyumva, none no kwa Farawo Uwiteka amaze kumenya, noneho mugize nk'Imana kuri Farawo. Hano bavuze muri Bibiliya ngo ku munsi Uwiteka yabwiriyeho Mose mu gihugu cya Egiputa, yaramubwiye ati ndi Uwiteka, bwira Farawo umwami wa Egiputa cyo mubwira cyose. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati meze nk'umuntu utakebye, Farawo yanyumva ate? Uwiteka abwira Mose, uri gusoma kuva 7:1. Uwiteka abwira Mose ati dore nkugize nk'Imana kuri Farawo, Aroni we azaba umuhanuzi wawe. Wowe Mose yamubwira noneho Imana ikikenera abahanuzi. Na Mose arimo kugenda azamurwa mu ntera, noneho Imana yabaye ati wowe
Imana ngiye ibyo nzakubwira n'ibyo uzagira gute uzavuga. Noneho Mose noneho Imana irimo kuvugira muri we atagombye kujya gushaka amagambo imbere y'Imana. Ibyo avuze ibyo bitegeke, ibyo avuze bihite bibaho. Kandi wowe Mose kuko icyakibazo cy'utagwa kigera wowe Aroni azakubera umuhanuzi, ujye ugenda ubwire Mose abwire Farawo, genda ubwire Farawo ngo ejo nzateza ibihugu bigahita biba. Farawo akanasenga Mose ati Mose baro nakambira bihagarara, Mose bihagarara. Hano icyo Uwiteka yakoze ni iki? Imana yabwiye Mose ntayawe, bisobanuye Imana iri hafi, Imana y'ubwoko bwayo, kandi Imana yagiranye isezerano nabo. Iyo Imana itaba kure iyo Mana itaba kure y'abantu, yongeye gutegeka Mose kugenda akavugana na Farawo atefitiye icyizere, Mose yongeye kwanga kugenda. Farawo yanyumvira ate? Aha noneho dushobora kubona ko bitari kwicisha bugufi kwa Mose, ahubwo bwari uburyo bwo guhunga inshingano kugeza igihe yasaga nk'aho ibintu bitifashe neza. Igihe Imana yategekaga Mose gusubira kwa Farawo, Mose yagaragaje ko atabishaka. Ijambo mu buryo busanzwe risobanurwa ngo iminwa yanduye mu butake bwe ryavuye mu bigaragaza ko Mose atazi kuvuga neza, bisa n'iryo dusanga niyo cyagiye aragiye mu bugwaneza bw'Imana. Imana yahaye Mose Aroni ngo amubere umufasha. Mose yabwiraga Aroni ibyo abwira Farawo, bityo Mose yari mu mwanya w'Imana imbere y'umwami wa Misiri, kandi Aroni yari kumubera umuhanuzi. Iyi nkuru itanga ubusobanuro ntagereranywa bw'uruhare bw'umuhanuzi n'umuvugizi w'Imana. Yaba umuhanuzi w'umugore cyangwa w'umugabo baba ari akanwa k'Imana, bavuga kandi bagasobanura amagambo yavuzwe n'Imana bakayageza ku bantu bayo. Mbese si nk'uko Mose yabwiraga Aroni nawe akabwira Farawo ibyo Mose avuze? Imana rero ivugana n'umuhanuzi nawe akabwira abantu ibyo Imana yavuze. Ibyo bishobora kuba mu magambo cyangwa nk'uko byakundaga gukorwa n'umuhanuzi yahabwaga ubutumwa bw'Imana hanyuma akabwandika. Imana rero yasobanuriye Mose igishobora kuzava mu makimbirane ye na Farawo. yamuteguje hakiri kare ko kugirana ibiganiro nawe bizatwara igihe kirekire kandi ko bizaba bitoroshye. Ku nshuro ya kabiri Imana yabwiye Mose ko Farawo azageza naho agaragaza amahane no kwinangira umutima, nyamara ko ibyo bizageraho bikavamo ikintu cyiza, kuko Abanyegiputa bazamenya ko ndi Uwiteka. Ibyo ni ukuvuga ko ndetse no mu bihe bitoroshye bizakurikira Imana izahabwa icyubahiro. Mose yageze aho asigara atagifite icyo yireguza ko agomba gukora inshingano yahamagariwe. Ni izihe nzitwazo dushobora gukoresha? Hano bino ngingo njya ku ngingo ya nyuma wenda mba umwanya nk'urusengero. Uwiteka agenda avanaho inzitizi zose tuba dufite mu murimo, kandi umurimo wose wo gukiza abantu Uwiteka utera inkunga. Ibyo byabujije umwami amahoro cyane. Akeka ko Abisirayeli bafite umugambi wo kumugomera ngo badakora imirimo ye. Yagombaga gukora uko ashoboye kose kugira ngo adasigara igihe na gito cyo gutegura imigambi mibi. Nibwo yahereye ko atanga itegeko ryo gukaza ingoyi y'uburetwa bwabo, maze agacubya umwuka bari bafite wo gushaka kwitegeka. Kuri uwo munsi hatanzwe amategeko yo gutuma imirimo yabakoraga irushaho kuba mibi kandi ikabakandamizwa birushijeho. Ibikoresho byo kubaka byakoreshwaga ahantu henshi muri icyo gihugu byari amatafari ya rukarakara. Inkuta z'amazu menshi akomeye zari zubakishije ayo matafari, maze bakomekaho amabuye. Kandi kubumba amatafari byasabaga gukoresha umubare munini cyane w'abacakara bavangaga ibumba n'ibyatsi kugira ngo bikomere, kandi habaga hakenewe ibyatsi byinshi. Ubwo noneho umwami ategeka ko batongera kuzanirwa ibyatsi, ko ahubwo abakozi bagomba kubyishakira ubwabo kandi bakabumba umubare w'amatafari basanzwe babumba. Iryo tegeko ryahagaritse imitima y'Abisirayeli bose bari mu gihugu. Ababakoresha b'Abanyamisiri bashyizeho abakuru b'Abaheburayo kugenzura uwo murimo. Ubwo babwirwaga gukora ibyo umwami yavuze,
abantu bakwiriye mu gihugu cyose bashaka ibyatsi by'inganangano mu cyimbo cy'ibyatsi, ariko ntibashoboraga kugera ku mubare w'amatafari bari basanzwe babumba ku munsi. Kubwo kutawugeraho, abaheburayo bari bahagarikiwe imirimo, barakubiswe bikabije. Hano ndashoje abana b'Imana. Hano iyo Satani ijuru ritanze amahirwe ngo abantu bohorwe, Satani nawe yiteguye guteza ibindi byago byinshi cyane ku buryo abantu muhangayiko byari byo kwita ku by'Imana bibura. Uyu ni Farawo, niyo sisitemu Satani akoresha uno munsi. Ubu abantu benshi barahangayitse uno munsi, bahugiye mu by'ubuzima, bari gushaka inganangano yo kumare wakuzura, ariko ngo ntabwo bikunda paka Mose atabaye. Ndabashimiye uko twari mu byigisho. Sinzi nawe icyo jambo yavuga urakadusengera. Igihe nuko Uwiteka witeguye gukoresha imbaraga zose kugira ngo ubwoko bw'Imana butabara. Uko Satani yakora kose, icyo tuzi ni uko yaneshejwe. Uko yakaza umurego kose kugira ngo ababaze abana b'Imana muri Egiputa, Imana yiteguye gukora kuko ni Uwiteka, ni Imana ishobora byose, ni Imana ifite ukuboko gukomeye cyane. Yabwiye Mose ati nzabakuza muri Egiputa n'ukuboko kwanjye kurambutse. Uwiteka ni nubwo aracyashoboye, ashobora kudukura mu ibyo bibazo dufite, ashobora kudukura mu ibyo bihangayiko dufite, hanyuma akatuzana mu gihugu cy'isezerano. Amen. Nanjye nta kintu mvuga kuri iyi ngingo, kuri cyakora dusoza. Buri gihe cyose Imana yagiye igaragaza kuvayo. Usanga isi yose iri mu bubata, yabyemera itabyemera. Kubera iki? Kuva Adamu yava mu murimo wa Edeni, yinjiye mu bubata bw'icyaha. Isi yubakiye ku cyaha, isi yubakiye ku bubata. Uko byagenda kose turimo gukora mu isi iri mu bubata, wabyemera utabyemera. Uzasanga ububata ubwo ari bwo bwose, aho ugeze hose ubona hari ububata, hari inzitizi. Kubyinjiramo, kubikora ugasanga ni imbaraga nyinshi. So Farawo rero uyu arakazwa n'uko hari abantu bava muri ubwo bubata mu bya mwuka, sibyo? Mu bya mwuka arakazwa n'uko abantu bava muri ubu bubata, ko Satani niwe uyoboye isi n'abakozi be bamukorera mu nzego zose. Iyo hagize umuntu ushobora kuba ari umuntu uzanye impinduramatwara ngo akure abantu mu bubata, Farawo aragira ararakara. Yaba ari bakora mu bubata mu bya mwuka, haba ari bakora mu bubata mu buryo bwa politiki, Satani agira gute? Ararakara n'abakozi be. Hano ariko icy'ingenzi cyane kimeze, twebwe abayobozi cyangwa se ababwirizabutumwa tugomba gucika intege. Nubwo Mose yagiye aseta ibirenge, ariko uko yagendaga azamuka mu ntera, Imana imuzamura mu ntera, byageze igihe Mose noneho ibyo ategetse Farawo atangira kubikurikiza, abyumva atabyumva, abyemera atabyemera, agatangira kubikurikiza, ndetse agasangira kuvuga ko Mose yagira ikintu amuvuganira ku Mana. Mu by'ukuri nubwo abantu b'Imana bazarenganwa bakagira ibibazo, ariko igihe kizagera bamere nk'Imana ku bantu, ku buzima bw'abantu, baba aribo bafata ibyemezo, baba aribo babasha kubatakambira ku Mana kugira ngo bagire gute babafashe. Mu by'ukuri rero nubwo bigoye, ariko Imana yo niyoboye, nzabana namwe, nzaba ndi kumwe namwe. Ntuzati murakoze cyane. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru, Mwuka w'Imana afashe iki cyigisho kuri twebwe n'abazacyumva, kugira ngo twe kucyumva mu mateka gusa n'ibintu byabaye mu Egiputa by'amateka twongeye gusubiramo, ahubwo tucyumve nk'abantu bari mu bubata natwe ubwacu. Buri muntu wese ari mu bubata, twavukiye mu bubata. Dawidi niwe ati mu byaha niho navukiye, n'ibyo nariye n'ibyo natwe turi, ariko ntihaboneka umuntu akatubwira ko turi mu bubata. Imana ijye tubasha kubyumva neza, twifure muri ubwo bubata, naturangira n'inzira ujye tubasha kugira ngo tuyikurikize kandi tuyumvire, kandi irasobanutse mu byanditswe byera, mu izina rya Yesu. Amen.